ubuzima ni bwiza kandi buraryoha iyo ubasha kubona ibyo wifuza mu buzima kandi ufite n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Ntiwakwiyumvisha uburyo umuntu udafite ibyiringiro by'ejo hazaza aba abayeho nabi kandi ubuzima bumubihiye. Ibyo bice byombi by'abantu bose bahuriye ku kintu kimwe, ni uko bose bazapfa. Urupfu nicyo kintu buri wese atekereza akumva arahangayitse. Uru rupfu rwaje rute? Ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe ari we Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu. Bityo urupfu rugera ku bantu bose. Aho ni mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12. Ni igihano gikwiriye rwose wakoze icyaha. Nifuje ko tuganira ku cyaha ariko ntitwari gutaruka urupfu kuko birajyana. Ntakirite Imana Mico Patience, ni byiza ko wamunyumva tubane kugeza ku musozo. Bwa mbere ijambo icyaha rigaragara muri Bibiliya mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 7. Imana ivugana na Kayini imubwira ko ibyaha byitugatukira ku rugi kandi ko ari we bishaka. Mu magambo make, icyaha ni iki? Umuhanga muri teoloji akaba n'umuvugabutumwa n'umwigisha John Piper: icyaha ni ukutubaho ubwiza bw'Imana, ni ukwera kw'Imana kutubashywe, ni ugukomera kw'Imana kutakiriwe, ni imbaraga z'Imana zitashyizwe hejuru, ni ukuri kw'Imana kwirengagijwe, ni ubwenge bw'Imana butitaweho, ni ukuba ubwiza bw'Imana butaguhindukiye ubutunzi, ni ukudahazwa n'ubwiza bw'Imana, ubudahemuka bw'Imana butizewe, ni ukutizera amasezerano y'Imana, kudatinya ubutabera bw'Imana, ni ukudatinya umujinya w'Imana, ni ukwanga ubuntu bw'Imana. Ni akamero k'Imana katemewe. Muri make, icyaha ni ikintu cyose ukora mu gihe umutima wawe udaharijwe n'Imana. Icyaha rero ni ikintu cyose gihabanye na kamere y'Imana. Ijambo icyaha cyangwa ibyaha rigaragara muri Bibiliya inshuro zirenga 400. Bwa mbere tubona icyaha cy'inkomoko cyarwa kuri buri wese kuko twese twavukiye mu mubiri inyuma ya Edeni. Ni icyaha kitarobanura, kititaye no kumenya inzira byaciyemo ngo uvuke. Original sin aricyo cyaha cy'inkomoko ntigikunze kumvikanaho uburyo kirimbura abantu kuko benshi batekereza ko twanduzwa na sosiyete dukuriramo. Yesu nawe yasobanuye uburyo umuntu atanduzwa n'ibiva mu mpande ze ko ubwo ahubwo ari we wanduye. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma cyamuhumanya, ahubwo ikiva mu muntu nicyo kimuhumanya. Ufite amatwi yumva, ngaho niyumva. Adamu na Eva nibo nkomoko y'ibiducamo byose. Byatangiye ubwo bangaga kumvira Imana. Mu Itangiriro igice cya 3 cyose kirabyerekana. Niyo ntangiriro y'icyaha. Gusa saho gusa kigarukira kuko ubwacyo cyifitiye amashami. Indwelling sin aribyo byaha twibonaho bituruka kuri kamere zacu zamaze kwangirika kubera iki cyaha. Ububi, ubugome, kwica, kurimbura, gutandukanya n'umuremyi, ngiki cy'icyaha gishoboye kandi kigirira nyiracyo. Indwelling sin aribyo byaha by'ibikorano. Abantu benshi bagerageza gushakisha inzira babikiramo ngo bitume umuremyi abareba neza. Aho niho hagenda hava uburyo bwinshi bwo kwiyushya kuya kugira ngo bababarirwe. Tuzi ko rwose hari umuntu ukubwira ko bimusaba kwihanira mu ruhame kugira ngo yumve ko babariwe. Mu mwaka w'1260 umukatolike w'umutaliyani Raniero Fasani yazanye icyo bita self flagellation, kwikubita ukibabaza bihambaye kugira ngo uhabwe imbabazi ziva ku Mana. Nibyo wiyizera ko byabasha kumukiza. Mu nyandiko zanditswe n'abakatolike b'icyo gihe bizivuga ko Fasani yabonekewe na Bikira Mariya akamubwira ko ibyo yatekereje ari byiza cyane ko ahubwo akwiye kubibwira n'abandi bose. Self flagellation yatangiye gukwirakwira kuva icyo gihe, nk'aho muri Philippine kuwa 5 mutagatifu ari ubanziriza Pasika ngo bamwe muri bo baca ibikoni bimwe byiza byigonda nk'imikoba Abaroma bakubise Yesu maze ngo bakabyikubita kakahava.
icyo gihe ngo baba bari kwihana ku bw'ibyaha bakoze, barikubita koko batibabarira. Si aho birangirira, kuko ngo kuri uwa gatanu mutagatifu ibitaro biba byiteguye kuza kwakira indembe irembye cyane, kuko ari itegeko ko baba bagomba gufata umuntu agakorerwa ibyo Yesu yakorewe, agakubitwa, akabambwa, yewe n'icuma akariterwa, yambaye n'ikamba ry'amahwa, hagambiriwe igikorwa cyo kuza kwereka Imana ko n'urupfu rwa Yesu Kristo bakirwibuka. Gusa itandukaniro ni uko uwo muntu we bataba bari bumwice, ahubwo baba ku musaraba bamuha abaganga, maze bagakora akazi bahemberwa. Ibyo babikora bakuraho ibyaha bakoze kugira ngo hari Imana ibababarire. Gusa ibyo ntacyo bimaze, kuko iyo haza kuba bafite icyo bimaze ntabwo bakaba babikora buri mwaka. Ubu bw'icyaha bwavuzweho n'uwitwa Jesse Rare, musenyeri w'i Liverpool. Ibyaha byose byikurura imbohe zitabarika, byaboshye amaboko n'amaguru n'iminyururu yabyo. Nyamara izi mbohe ziteye agahinda, rimwe na rimwe zirata ko zifite umudendezo mwinshi. Nta bubata burenze ubw'icyaha, kuko icyaha ari cyo gihindura umuntu umuretwa kuruta ibindi bintu byose. Kubaho nabi, kubabara, gupfa ukajya muri Gehinomu, ibi ni byo gihembo icyaha gihesha abagikora. Mu kinyejana cya 17 mu Bwongereza no muri Wales nabo bishakiye igisubizo cyabavanaho kuzahanirwa iki cyaha, aho bazanaga umukene udafite icyo aramira, bakamuha amafaranga ngo arye ibyaha by'abantu bapfuye. Bamwitaga Siniita. Uyu yarazaga bakamuha umukati akawurya n'umunyu, agasahani gateretse mu gituza cy'umurambo, yamara kubirya akagira ati, uruhukira mu mahoro, ibyaha byawe ndabiriye. Charles Manslove niwe Siniita wa nyuma wabayeho, yapfuye mu mwaka wa 1907 ejo bundi mu kinyejana cya 20. Weho ngo ntiyabitewe n'ubukene, ahubwo ngo imikoshi yari yabaye myinshi mu gace, niko gutekereza ko hari ari uko abantu bari gupfana ibyaha ko ntawe ukibirya, yiyemeza kuza akajya birya. Gusa we ntumbaze waje kurya ibye, kuko nawe yarapfuye. Hari n'ibindi nka purigatori buvuga ko abakoze ibyaha bike bazashyirwa ahantu imyaka runaka bagatunganywa, nyuma bakazajyanwa mu ijuru. Iyo urebye usanga abo bose nubwo bazi ko bari gukuraho icyaha, ahubwo bagifashije gushishira muri bo. Mu gitabo cyitwa Justification and Constant cyanditswe na Weston, avuga ko umuntu ari umunyabyaha. Kuri paji ya 32 havuga uburyo umuntu ari mubi, kandi uburyo ibimusohokamo ari byo byonyine bibasha kumwanduza. Avuga ko kandi kuba Imana yarabwiye Kayini ko ibyaha biri kwitugatugira ku rugi, bitari bisobanuye ko iyo atabikora byari kumubuza kuba umunyabyaha, ko n'ubundi ari we, ahubwo ko Imana yamubwiraga indwelling sin, ibyaha by'ibikorano. Imana niyo ica imanza zitabera, gusa no mu muntu habamo gushaka ubutabera. Iyo umuntu yakoze icyaha, twese tuba twemera ko akwiye guhanirwa icyo yakoze. Ibyo bitangira mu buryo turerwa. Niba umwana arize nkamubwira ati cira hano ikubite, cyangwa cira nkubite iki kikurijije, cyangwa yabaguye nkamubwira ati cira nkubite hasi, burya mbamwereka ko ugize nabi wese agomba kubihanirwa. Kugira ngo byumvikane neza, tekereza bazanye nko mu rubanza umuntu wafashe umwana ku ngufu, cyangwa uwishe umuntu, cyangwa igisambo ruharwa. Icyo twese tuba twifuza ni uko uwo mugizi wa nabi yahanwa rwose nk'uko bimukwiriye, akaryozwa ibyo yakoze. Imana rero nayo ihana icyaha nk'uko itegeko ryayo riri. Kuri yo rwose guhana ibyaha niko guca urubanza rutabera, ndetse no gutsindishiriza uwo ishaka niko gukiranuka kwayo kuri. Lord Mackay yasobanuye ibyiringiro byonyine bihari kuri uwo munyabyaha umaze gucirwaho iteka hamwe na Satani. Igisubizo cyonyine gihari ni icyo Imana yakoze. Kwizera kwacu gukwiye gushingira kuri Yesu Kristo watambwe ku musaraba nk'impongano y'ibyaha byacu. Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku musaraba, kugira ngo tube dupfuye ku byerekeye ibyaha, maze tubeho dutunganiye Imana. Erega
inguma ze nizo zabakijije. aho ni muri Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 24. nuko Imana yacunguye umuntu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo ine na rimwe muri gereza ya Auschwitz yahoze ari iy'abanazi yabaga mu majyepfo ya Poland. imfungwa imwe yaratorotse, maze nk'uko itegeko ryari riri ko mu gihe imfungwa icika hagomba gupfa izindi mfungwa 10 kandi zishwe nabi bazicisha inzara bazishyize mu kizu cyacaga munsi y'ubutaka. imfungwa zose zumvishe iyo nkuru ubwoba burazica, igikuba kiracika muri gereza maze zihebera urwaje kuko nta kundi byari kugenda. ababishinzwe baraje batoranyamo 10 bagomba kujyanwa kwicwa, maze umwe muri bo witwaga Francis Ganwan-Jack arataka cyane ati umwana wanjye n'umugore wanjye ndabasize. hashize akanya habahinje umusaza ababwira ko yitwa Padiri Maximilien, maze abasaba ko yapfa mu cyimbo cya Francis Ganwan-Jack wari ufite abana agifite inshingano zo kwitaho mu gihe padiri we ntabo yari afite. abashinzwe gereza barabyemeye maze Padiri Maximilien ajyananwa kwicwa n'aba 9. ibyo bintu byakomeye mu mutwe wa Francis Ganwan-Jack ndetse n'umuryango we, kuko iteka yahoraga yibuka uwapfuye urwo yari gupfa kandi ko ntacyo kwikiza kindi yari gukora ngo bishoboke usibye ko habonetse uwemera kumwigurana. gusura urugero nubwo rwadufasha kumva ingurane cyari cyo n'uburyo bimeze, ariko ntabwo bihura neza n'ibyo Imana yadukoreye muri Kristo. Kristo we umwizera wakuyeho urupfu rw'iteka amukize mu buzima bw'iteka. Eusebius wa Kayizariya, umwanditsi w'amateka menshi y'itorero, hari icyo yavuze kuri uku gucungurwa twaboneye muri Yesu Kristo. umunyamibabaro yambitswe ubusa kandi imitsi n'udutsi two mu mubiri we dushyirwa ahabona. rubanda rwose rwari rumuhanze amaso. yambitswe ikamba ry'amahwa mu mutwe, umutwe w'ingabo 600 wose uramukwena, unamukubita mu maso no mu ruhanga. yategetswe kwikorera umusaraba uremereye cyane ku bitugu, byavaga amaraso menshi kugeza ubwo yikubise hasi inshuro 3. bageze i Golgota bamukuramo imyenda bamuryamisha ku musaraba, bamutera imisumari mu birenge, mu biganza, rubanda rumukwena. bashinga umusaraba baramumanika. yari afite inyota nyinshi cyane, uko umunota ushira ariko arushaho kuremba. ibyaha byacu bimubaho byinshi kugeza ubwo na data amwima amaso. kubw'urupfu rwe ku musaraba yatwunze n'Imana. intsinzi ya Yesu rero yagaragaye yuzuye, itaburaho akantu na gato kasaba ngo umuntu akuzuze. iyo Bibiliya ivuze igikombe bisobanura umujinya w'Imana. Yesu rero yakinywereyeho, bivuze ko yishyizeho umujinya wari kurya abanyabyaha. kubw'ibyo rero imbaraga z'icyaha zarangiriye ku musaraba. ntibivuze ko nta kuzongera gukosa cyangwa kutazongera gukora icyaha, ahubwo ni uko ibyaha bitakidutwara kuko tutakiri aba kamere. aho ku musaraba niho Imana yagaragarije urukundo dukunda kuko yemeye kumanikwa ku musaraba, kuko Yesu Kristo ari Imana yuzuye. Imana kubw'urukundo yarishye ikiguzi twasabwaga ngo twemere. kwihana rero tugahindukirira Kristo nicyo cyonyine dusabwa, kuko biri muri Yohana igice 8 umurongo 36. aha kandi ubutabera, urukundo, umujinya byose bimaraga kamere y'Imana byaragaragaye. umugabo umwe wari ufite inshuti ye biganye, nyuma bakaza kuburana kuko ubuzima bwaje kwanga. bongeye guhura bamumuzaniye mu bucamanza ngo amucire urubanza kuko yari igisambo asigaye yiba. mu by'ukuri bari inshuti, nubwo we yakomeje kwiga akaza kuba umucamanza, undi ubuzima bukanga akaba igisambo. nk'umucamanza utabogama yamuciriye urumukwiriye, maze ubutabera buragaragara. nyuma kubw'urukundo yamukundaga amuha sheke ihwanye n'ihazabu yishyuzwaga. urwo ni urukundo, kandi yanamufashije gutangira ubuzima ava mu busambo. natwe rero urubanza rw'ibyaha ruradutsinda kereka twemeye ko twatabarwa n'urukundo gusa. Abakorinto ba 2 igice cya 5:19. ingaruka z'icyaha kwari ukudutandukanya n'Imana, naho icyo Kristo yakoze ni ukutwunga n'Imana. Pastor John Wimber
yatanze ubuhamya bw'uko byagenze kugira ngo umusaraba ube ikintu cye bwite, icyo yabayeho yumva nk'amakuru. icyo gihe nari ndangije ishuri rya Bibiliya, namenye ko hariho Imana imwe igaragarira mu butatu. Nibwo namenye ubumuntu n'ubumana bwuzuye bwa Yesu Kristo, ndetse nemeraga ko yanapfuye, ariko sinari nzi ko ndi umunyabyaha. Numvaga ndi umuntu mwiza pe, ariko nkaba mfite ubuzima bwuzuye impagarara. Umudamu wanjye Kahora nibwo yambwiye ko yumva rwose akeneye kubabarirwa ibyaha, kuko yumvaga umutima we uhora umurega. Ariko njyewe nta kintu namubonagaho, kuko nari nzi ko akijijwe. Yinjiye mu cyumba atangira gusenga arira cyane ati, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Nibazaga ibyo arimo bikanyobera. Nanjye byatumye ntekereza igihe nawe narakirijwe bya nyabyo ndakibura. Ako kanya natangiye guhinda umushyitsi mwinshi cyane, mbira ibyaha byinshi, kuko nari ndi kwiyumvamo ko gukiranuka nakoze kose kutemewe, kuko nari ntarasobanukirwa ko ndi umunyabyaha. Gusa numvaga ninca bugufi byaba ari ibintu by'urupfu nk'umuntu w'umupasitori. Nanjye narapfukamye ntekereza kwera nsabwa, sanga nta nagutunga n'urutoki, maze ndarira ntibabarira ibyaha byanjye Mwami. Nasobanukiwe urukundo rwuzuye rw'Imana mu gutanga Yesu Kristo ngo amfire, kuko ndi umunyabyaha ukwiriye kubabarirwa. Numvise mbindutse mushya, ntangira kujya nsoma ibyanditswe byera nari narafashe nk'amakuru, nkumva Imana irimo iranganiriza. Impamvu abantu babaho badafite icyizere cyo kuzabana n'Imana ni ukubera icyaha. Birashoboka ko wowe wumvaga iki cyegeranyo waba wari utarasobanukirwa ububi bwawe n'uburyo uri umunyabyaha, kandi uko imbaraga zawe zitabasha kugukiza. Fata aka kanya wihane, maze usabe Nyagasani Yezu kwinjira mu buzima bwawe, agutegeke kandi akuzuze n'Imana, agarura amahoro hagati yawe n'Imana. Nuko Dawidi avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora, yagize ati, hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro ikabahanaguraho ibyaha byabo. Hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha. Aha ni mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 7 kugeza 8. Ndifuza kugusangiza ubuhamya bw'abantu bose bamaze kwakira uku kubabarirwa. Ubu mfite ibyiringiro mu cyimbo cyo kwiheba. Ubu nasobanukiwe Imana n'urukundo rwayo, numva nyobowe nayo, kandi ubu navuye mu bwigunge nahoragamo. Umuntu wageze muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Umwami yihishurira imitima yanyu kugira ngo namwe muraganwe n'abera bose. Tuzasubira mu byegeranyo by'ubutaha. Ntakirutimana Mico Patience.